buriya rero uzi ko bagukunda. Imana izakwanga urebe ukuntu bakugira, izaguti noneho Imana izisubiza amafaranga yaguhaye, urebe ko hari uwongera kugupostinga. Noneho nge hari indyarya njya mbona z'abantu nanjye niyiziye pe, umuntu nanjye mba niyiziye ko ari indyarya, umuntu akaryarya undi kandi uzi ko amuryarya. Kabona umuntu ya postinze undi yanditseho amagambo rwose mubyeyi rwose muntu wanjye ariko muri ncakura, nge nabavumbuye kera. Akakupostinga ukagira ngo ni umuntu agushyira ku masitatazi ye, reka sinakubwira, akagushyira kuri profile ye, reka utaranyemera, mu muntu ni kure. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe mwese abakurikiranye mama Charlene official. Turabashuhuje kandi nizere ko muguwe neza, ndetse nizere ko mufite amahoro, ndetse nizere ko n'umugisha w'Imana ukomeje kugendana namwe aho muri hose. Hanyuma ni mukomeze kubana n'Imana kandi mukomeze kuramburirwa ikiganza n'ijuru. Mwebwe abari mu bihugu bya Afrika no mu bihugu by'Uburayi, mwebwe abari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho mudukurikiranira hose ahantu henshi hatandukanye. Hari abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, hari abari muri Europe no muri Australia, hari abari muri Aziya, hari abantu bari mu bihugu bya Afrika. Mwese turabashuhuje kandi turabazirikana. Umugisha w'Imana nubane namwe. Rero hano ni kuri mama Charlene official, nkuko dukomeje kugenda tuvuga ijambo ry'Imana. N'ubundi Imana nishimwe cyane kwiduhaye iki gitondo cy'umugisha cyo kugira ngo dukomeze tuvuge ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Reka turebe ijambo ry'Imana mu itangiriro, turebe mu bice byaho 3 umurongo wa 24. Ndashaka yuko tuganira muri uyu mwanya. Ndashaka kubabwira ngo intego y'iri jambo ni ukubabwira ngo Imana niguta nta uzagutora. Niyo ntego y'ijambo, Imana niguta nta uzagutora. Turebe itangirira ibice 3:24, nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba, ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose, ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Amen. Imana ikura Adamu na Eva muri Edeni, niyo titire iri hano. Imana iturengere. Ndashaka kubabwira ngo Imana ikwirukanye, Imana igutaye nta wagutora. Haleluya. Ubushize ni nabemereye ko tuzakomeza tukaganira kuri aba bantu Adamu na Eva, bakatubera icyitegererezo cy'uko Imana ihemba kandi kanahana. Batubera icyitegererezo ko Imana igira imbabazi, igira n'umujinya. Batubera icyitegererezo ko iyo wubashye Imana ikubahisha, wayisuzuguza nayo ikagusuzuguza. Aba bantu batubera icyitegererezo cya karagiteri y'Imana ni iyihe, Imana iteye gute, Imana nuko imeze. Iyo urebye uko yabanjirije yabanye n'abacu, biguha isura y'ukuntu Imana iteye. Imana yaremye umuntu, imenya ko umuntu azarya akanywa akambara, imutegurira ikintu bita ubuzima bworoshye ndetse butagoye. Ifata umuntu imujyana mu byuzuye, apana ibintu byo gutagangara. Usanga abantu ngo barashaka amafaranga, barashaka ubuzima, ukarya ari uko wakoze, ukagura urusenda ari uko waruguze. Ukarya urusenda waruguze, ukarunga umucyayi cyayi ari uko wawuguze, ukaryama ari uko watanze yirondo ku kwezi. Yababa datawe n'imyanda, mureke mbabwire, n'ibishingwe ukabyishyura. Mbega ubuzima buryana mbe ndetse bugoye. Akantu kose ikintu giteye ubwoba. Niyo ubajije umuntu mu mujyi uti ndangira hari iki gikoresho, arakujyana ariko ukamwishyura. Naho wamubaza ngo runaka akorera he, ndakujyana ari kurangurira akantu kabaye akantu. Ubu umuntu bupfura n'ubunyangamugayo byagiye ku ruhande.
usanga umuntu akantu kose abantu baba bashakamwo amafaranga. Muri make Imana iturinda stress zose, itegurira umuntu nuko azabaho, imuremera kwibera muri Edeni, yego ngo yibere muri Edeni, imutegurira n'ibyo azarya bikamutunga. Umuntu ubwe ku giti cye yivana muri Edeni kubera gusuzugura Imana. Mureke mbabwire, abakerubi n'abaserafi, inkota za kumuriro zarindaga umwana w'umuntu zimucungiye umutekano, zihinduka abanzi b'umuntu. Imana ngo yirukana Adamu na Eva muri Edeni, irabirukana ngo irangije ifata cya giti ihashyira abakerubi n'abaserafi, ngo irangije ngo ihashyira ngo n'inkota za kiki za kumuriro. Hanyuma ngo Uwiteka agotesha Edeni umumarayika ukomeye, ngo barangije birukanamo umuntu. Imana yirukana Adamu na Eva. Mureke mbabwire, ngewe nje kukubwira ngo Imana niguta nta muntu uzagutora. Imana nitakugirira imbabazi nta muntu uzakugirira imbabazi. Imana nitakuvuga neza nta muntu uzakuvuga neza. Imana nitagutera kurama nta muntu uzabigufashamo. Imana nitakurengera abantu nta byo kukurengeza bafite. Imana nitakwitaho nta muntu uzakwitaho. Icyitonderwa, nje kukubwira ngo n'abagukunda bagukundira iby'Imana yagukundiye. Nk'ubu ngewe ndabizi ko abantu mu nkunda, ariko mu nkunda kuko yankunze. Iyi nyanga ntimwari kunkunda, n'ubu inyanze ikanyanga ikamvaho nta n'uwakongera kundeba niri humwe. Turaziranye, mwamenye kuko Uwiteka yamenye kera, kandi mwankunze kuko nawe ubwe yarankunze. Umva ikindi shaka kubabwira, haleluya. Impamvu mumpa nuko Imana yampaye, n'impamvu bamwe munzirikana nuko Uwiteka yanzirikanye, impamvu munyitaho nuko Uwiteka yanyitayeho. Uwiteka niwe wabanje murakurikira. Imana nikwirukana nta wundi uzagutora. Imana nikwanga nta uzagukunda. Imana nikujugunya nta muntu uzagutoragura. Imana nitakurengera nta uzakurengera. Ngo nuko barirukanwa bava muri Edeni. Umugore ajya kubyara ababaye, umugabo ajya kurya. Mbese ngo ibyuya bizava mu gututubikana kwawe nibyo bizakubera ibyo kurya. Biryo jambo, ibyuya bizaturuka mu gututubikana kwawe nibyo bizava mu mutsima ugutunze. Ibyuya bizaturuka mu gututubikana kwawe nibyo uzakuramo yo kwishyura inzu. Ibyuya bizava mu gututubikana kwawe nibyo uzishyuramo umutekano. Ibyuya bizava mu gututubikana kwawe nibyo uzishyuramo ay'ibishingwe. Ibyuya bizaturuka mu gututubikana, reka nkubwire, ibyuya no gututubikana kwawe niho uzakura yo kwishyura minerivare z'abana. Ibyuya no gututubikana kwawe nibyo bizavamo umutsima ugaburira umugore n'abana. Ibyuya utabizi ibyuya ngo ututubikane ntago uzabaho, kuko byavuzwe n'akanwa k'Uwiteka. Mureke mbabwire, abantu tujya twikura muri Edeni, abantu tujya twikura mu bwiza bw'Imana. Nta muntu Imana yigeze itegurira gusara, nta muntu Imana yateguriye kuruha, nta muntu Imana yateguriye gupfa nabi, nta muntu Imana yigeze ipangira gukenyuka. Ahubwo ibyaha byo mu mirimo y'abantu, ibikorwa by'abantu babi, ibyo ba data na ba mama bakora, ibyo abaturanyi n'inshuti bakora, nibyo bituviramo gusara, gupfa no gukenyuka ndetse no kubaho nabi. Ariko Imana ijya gutegurira umwana w'umuntu, yamuteguriye ubuzima bwiza. Yaravuze ngo dore isi n'ibiyituye mbihaye umuntu kugira ngo abitegeke, ariko ibintu nibyo bisigaye bitegeka umuntu. Mureke mbabwire, amakuba muyatandukanye n'ishuri. Ubundi hari ibintu by'ibyago bitubaho bikatwigisha, bigatuma twigizwa imbere cyangwa tukaba abantu basobanutse. Ariko ibintu by'ibihano n'ibyago n'amakuba ni ibintu bikururwa n'umwana w'umuntu ku giti cye. Nk'ubu ngewe ubuzima nanyuzemo nta byago nigeze mpura nabyo, nta n'amakuba nahuye nabyo. Ngewe narindi kwiga, kandi kwiga kwanjye byatumye menya, maze kumenya nza no kumenyesha abandi. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ibi bintu byose by'ibyago n'amakuba n'ibibi biza ni umwana w'umuntu bikurura, ntago ari Imana. Abantu bikura mu bwiza bw'Imana
ntabwo Imana yigeze ikurema ngo uzavemo umukobwa w'indaya wicuruza. ntabwo Imana yakuremye ngo uzavemo umutekamutwe. ntabwo Imana yigeze ikurema ngo uzabe umutubuzi. ntabwo Imana yakuremye ngo uzabe umwicanyi utungwe nuko wisha abantu. ntabwo Imana yakuremye ngo uzatungwe no kugabanya amazeru no kongeraho andi. Imana yakuremeye ubuzima bwiza kandi burimo amahoro. Ariko ibyaha by'abantu, ibyaha abantu bakora nibyo bibavana mu bwiza bw'Imana bikabajyana hehe? Bikabajyana mu makuba ndetse no mu rupfu. Ngo Imana ngo yirukana Adamu, yirukana na Eva, ngo cya giti igishyiraho abakerubi, barakirinda ngo ndetse n'inkota zaka umuriro. Abantu batangira kujya guhobagira. Naho ngaho kubyara babaye byaturutse. Ya mizigo umuntu yikorera kirojana akazikubita ku mugongo, biba ari ugututubikana kugira ngo ubone umutsima ugutunga. Ibi byose, iyi miroborogo n'imiruho n'imibabaro abantu banyuramo, nge narinje kukubwira ngo Imana nikwirukana nta wundi muntu uzakugirira imbabazi. Kandi Imana nigukuraho amaboko nta yandi maboko azakuzaho. Imana nigukura muri mind yayo, ikagukura mu bitekerezo byayo, nta wundi muntu uzagushyira mu bitekerezo bye. Imana nigukuraho imbabazi zayo, nta wundi muntu uzagushyiraho imbabazi ze. Imana nigukuraho ishusho y'ubumana bwayo, ikayigukuraho, nje kukubwira ngo nta wundi muntu uzagira icyo akumarira. Imana niyigufatiye runini. Burya abandi bakubonye ukuze, bakugiriye umumaro kuko ikugirira umumaro. Burya bagukundira umugisha yaguhaye, bagukundira ijambo ufite, bagukundira ibyo kubahembuza ugira, bagukundira icyo yagukundiye. Imana yaraguhaye baraza. Ibintu yaguhaye Imana nibyo bibakurura. Abantu, umuntu n'umuntu, nzabaha icyigisho cyitwa ngo nta muntu ukwiye kwizera umwana w'umuntu, wizera umwana w'umuntu avumwe. Uzajya ubona bakubwira ngo barakwemera, bafite ibyo bakwemerera. Uzajya ubabona batonze wowe muri saro ugiye ngo ni ukugukunda, nta manido bisukamo. Uzajya ubona bakubwira ngo ni wubahwe birirwa bagupostinga, ni ubufaranga ubaha. Buriya rero uzi ko bagukunda. Imana izakwanga urebe ukuntu bakugira. Izaguti noneho Imana izisubiza amafaranga yaguhaye, urebe ko hari uwongera kugupostinga. Noneho nge hari indyarya njya mbona z'abantu nanjye niyiziye pe. Umuntu nanjye mba niyiziye ko ari indyarya, umuntu akaryarya undi kandi uzi ko amuryarya. Kabona umuntu yapostinze undi yanditseho amagambo, rwose mubyeyi, rwose muntu wanjye, ariko muri ncakura nge nabavumbuye kera. Akakupostinga ukagira ngo ni umuntu, akagushyira ku masitatazi ye, reka sinakubwira, akagushyira kuri profile ye, reka utaranyemera. Mu muntu ni kure. Hari uwaririmbye ngo umuntu si inyama n'amaraso, no, umuntu ni ikimwihishemo. Undi waravuga ngo Yuda, uba ufite inkota nyine uri kumpeza kandi ari inkota. Abantu bagukundira ko yagukunze. Yego, umuntu ashobora kugukundira ibyo utunze, ashobora kugukunda kuko muri iyo kampani ari we muyobozi waho. Umuntu ashobora kugukunda kubera ko iyo biro wicayemo hari serivisi ashobora kugukeneraho. Abantu bafite ibintu byinshi bakundira abandi. Imana imaze kubyisubiza niho wamenya yuko Imana ariyo yagukunze, abandi bagukunze ari uko Imana yagukunze. Imana ijugunya, none si Imana yajugunya Adamu na Eva ikabakura muri Edeni, ikababwira iti nimugende mujye kohoha dore ko bohoshye, ko buri wese yahise asohorerwaho n'ibyo Uwiteka yavuze. Ninde muntu wigeze ubaremera iyindi Edeni? Nge nagira ngo nkubwire ngo mu bintu wirinda, uko ugenda wibombarika imbere y'umwana w'umuntu. Reka mbabwire, muri iyi si turibombarika. Ugera mu mudugudu ukibombarika, umuntu yagusinyira ku cyangombwa byonyine ukagira ngo ni itike y'indege aguhereye ubuntu. Imana iguha umugisha, ujya kuri banke no kujya muri iyi si.
muri isi no kugira ngo ubone amafaranga yawe wabikije wakoreye ntawe ugwagaze hejuru no kugira ngo yabikuze uze umurongo ubuhari. Nabwo umuntu araguha amafaranga utimana umugisha ukagira ngo nayo ubuntu aguhaye. Ubu serivisi yose umuntu agiyemo uba wibombaritse ariko narinje kukubabwira ngo nimushaka mwibaze ku Uwiteka. Imana umunsi yagutaye ikagukuraho amaboko. Imana umunsi yakugeza umukene kandi wari umukire. Umunsi Imana yakwambuye ijambo wari urifite. Umunsi Imana yagucishije bugufi. Umunsi Imana yakinguriye indwara zikinjira mu nyama zawe zo mu mubiri. Umunsi Imana yakinze umugisha niho uzamenya ko ariyo yaguhaye. Umunsi Imana yagushyize hasi niho uzamenya ko ariyo. Imana nikwirukana nta wundi muntu wakwiteza. Adamu na Eva barirukanwa mu ngobyi ya Edeni. Barirukanwa bava mu busitani. Bararyaga batarushye batangira kurya barushye. Baraganiraga n'Imana batangira kujya baryana. Imana yarazaga kubasura batangira kwihisha baba mu icuraburindi no mu mwijima. Batangira gusuhererwa batangira gusa nabi. Narinje kubwira abantu ngo nimugume mu bwiza bw'Imana kandi mwifuze kuhaguma. Nta handi hantu isi wabona wihisha isi usibye ku Mana. Imana ifite ibyumba byinshi. Hari ibyo ifite mu isi, hari ibyo ifite ikuzimu, hari ibyo ifite mu ijuru. Hose Imana irahakontorora kandi irahareba. Imana ifite icyumba yakubikamo. Imana ifite ahantu yagutuza. Imana ifite ahantu hari ubwihisho. Imana ifite ibintu byinshi yagukorera. Imana niyo ishobora kugira. Imana niguta ntawe uzagutora. Imana nikwanga ntawe uzagukunda. Imana nitakwemera ntawe uzakwemera. Nitakugirira ibambe ntawe uzakugirira ibambe. Narinje kukubwira muri iki gitondo ngo wikomeze ku Mana. Imana yonyine niyo mwabana no mu makuba. Imana yonyine niyo mwabana no mu bukene. Imana yonyine niyo mwabana no mu bikomeye ntiguhinduke. Imana niyo mwabana usa nabi waravuye mu kazi baragusezereye uri muri pasiyo. Imana niyo mwabana ntiguhararukwe. Nje kukubwira ngo Imana nikujugunya ntawe uzagutora. Niyo mpamvu najya ngo kura amaso yawe ku bintu byose ndetse byinshi hanyuma amaso yawe uyahanga Imana. Ndashaka ko dusenga. Ikintu kimbabaza cy'abantu mwubaka ahantu hazasenyuka. Ariko umwe we yaravuze ngo Yesu niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranyijwe niryo rikomeza ifuruka. Imana ifite ahantu yakubika. Imana utari kwitaho niyo igufitiye umutima mwiza. Imana yemeye kuza mu isi niyo igufitiye urukundo. Abandi bazagukundira ibyo baguciye nutabigira bakwange. Abantu bazagukundira ibyo bakurindiriyeho nutabibona bakute. Nje kukubwira ngo Imana nigukura mu buzima bwayo uzahita ubwahagirana. Imana nigukura mu bitekerezo byayo uzahita uba umusazi. Imana igukuyeho amaboko wahita uzamura ibitenge ukabishyira ku mutwe. Imana igukuyeho amaboko ushobora no kwijyana mu irimbi ukihamba. Mureke mbabwire, hari igihe umuntu akubwira ngo ndakwanga runaka ndamwanga, cyangwa se ugasanga abantu bakuvuyeho. Ariko nyambwira abantu ngo nta muntu wamvaho ngiye ngo mbabare. Uramvaho sura amaguru yanjye nagendeshaga ngo nintakubona noneho sinzongere kuva iwanjye mu rugo. Uramvaho sura amaboko yanjye nakoreshaga kugira ngo mbeho ngo hanyuma nugenda ndabancitse amaboko. Uramvaho sura umutwe wanjye ngo nugenda ndabacitse umutwe ngendesha igihimba. Uramvaho uri amatwi yanjye se numvisha nibura ngo nugende sinzongera kumva. No, ugomba kugenda ubuzima bugakomeza. Ugomba kugenda hakaza abandi. Yego ngo umuntu ngo yamvuyeho uramenye yanjye se mpekenyesha ngo none nugenda nzajya ndya ibinombye nk'uruhinja. Uri umunwa wanjye se mvugisha ngo nugenda sinzongera kuvuga. Uri uruhe rugingo rwanjye urinde wowe. Ariko Imana imvuyeho
nzi ko ingingo zanjye zose zitakongera gukora, nakumirwa nkumarirwa, napfa igihe kitageze. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo mwese nimushishikarire kuba inshuti y'Imana, kuko abantu bakuva Imana ikagusigaraho ntacyo waba, kuko abantu bakubonye ari uko yakubonye. Dusenge. Wari wubatse he? Umutima wawe ubahe? Dusenge Imana. Mana nyir'ibiremwa, ni wubahwe cyane kandi ushyirwe hejuru. Uri Imana y'amateka n'amahoro, uri ibyiringiro byacu, uri inshuti y'inkoramutima, uri intihemuka mwiza, uri igishyitsi cyo kwa Dawidi, uri muzima. Haleluya, turagushimye. Uri byose ku mibereho yacu, uri byose ku kubaho kwacu, uri byose mu iterambere dufite, uri byose mu bo twabyaye, uri byose, uri byose. Uri iburyo hacu ukaba n'ibumoso, uri imbere hacu ukaba n'inyuma, uri hasi uri no hejuru, mu mpande zose ni wowe ugaragara. Nuganze mu mitima y'abagore n'abagabo, nuganze mu bakomeye ndetse n'aboroshye. Nubu wa mbere, ukorerwe ndetse upfukamirwe, ubyinirwe ndetse utambirwe. Ukwiriye byose, ukwiriye byose, ukwiriye guhimbazwa, ukwiriye gupfukamirwa, ukwiriye kubyinirwa, ukwiriye amaturo, ukwiriye kwamamara, ukwiriye kwamamazwa. Urabikwiriye kandi urabikwiriye, ni wubahwe cyane. Turagushimye Mana. Sengeye abankurikiranye muri uyu mwanya bari kumva ubu butumwa mu ijambo, sengeye imitima yabo ngo ureke gusaba yangwa ijya hirya no hino, imitima yabo bayishyire kuri wowe, ubashoboze kuguturiza no kukwizera wenyine, kuko wavuze ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amena. Mbifurije amahirwe masa rero yo kuba inshuti n'Imana, kandi mbifurije amahirwe masa yo kugira ngo Imana mwibanire. Imana ntizagute, kuko igutaye ntawagutora. Mukomeze gusangiza abantu ibi biganiro, mukomeze gukora share, mukore subscribe nk'uko mukomeje kubikora, kandi turabashimiye kubwo kutwandikira aho hepfo kuri comment. Turabashimiye ku nama n'ibitekerezo, turabashimiye kubwo kutuba hafi kandi mugakomeza kudutera courage. Mwebwe abantu bandika kuri comment mbakunda kubi, mugaragaza amarangamutima yanyu. Imana nibahe umugisha, nimufashe dukora uyu murimo, mukomeze mubisangize abatabibonye. Twagura ubwami bw'Imana, nitujya mu ijuru turi benshi ntituzabura aho dukwirwa. Satani ari kwica abantu, ubutumwa mu butange abantu bakizwe, kuko Yesu agiye kuza. Hanyuma Imana ikomeze barebe neza. Amen.